Alright guys, kanizere ko mukomeje kubwa neza cyane. Nitwa Justin Boy 250 magana 51 umusore w'abanyarwanda ushaka kuba unyumva ko bigitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko izina ni Justin Boy 250 magana 50. Ukeneye kwamamaza product itandukanye cyangwa se inganda ndetse n'ibindi, nta kindi bigusaba usibye kutwandikira kuri WhatsApp 078993 13203 cyangwa se ukadamara kuri 078985 921215. Ubundi kuri iyo mirongo yombi turakwakira kandi tukagufasha. Aka kanya ndagira ngo tuganire, ese internet umusanzu wawe cyangwa se uruhare rwawe kuri internet n'uruhe? Ese ukeneye kumenya agaciro ka internet aka kanya ukoresha? Ikaze mu kiganiro, uri kumwe nanjye Justin Boy, nkwifurije ibihe byiza. Aka kanya hari business zigiye zitandukanye ushobora kubyaza umusaruro. Reka tuvuge nko kuri Binance. Binance ushobora kugura coin zigiye zitandukanye, izo coin zikakubyarira umusaruro uri hejuru cyane bitewe n'uburyo waguzemo n'agaciro ya coin yari ihagaze. Bisaba iki kugira ngo ubashe kuba washora amafaranga yawe muri business online? Hari icyo bita take risk cyangwa se gufata risk. Gufata risk ni igihe byibura hazabamo nk'ingaruka muri cya kintu wagiyemo, kugitakaza ukabasha kwiyakira. Wowe ubwawe urumva kwiyakira wabishobora? Wowe ubwawe urumva kugera aho abandi bageze urumva wabishobora? Ikaze mu kiganiro. Aka kanya dufite business ya Tron. Business ya Tron uhera ku maTrax 20. Ni coin igaragara kuri Binance ku ma exchange agiye atandukanye. Uyishoramo amatironi 20 angana n'idolari 1.5. Buri munsi ugenda ubikuza 9% bingana na ya maTrax yawe washoye 20. Fata amaTrax, fata 9% ukube n'iminsi 30. Fata 20 washoye uyakube 100%, ugabanye 9, ubundi urebe amafaranga winjiza ku munsi nawe uzinjiza mu kwezi. Uzasanga ari menshi.